Yes. Turabasuhuje banyarwanda banyarwandakazi aho muherereye hose mu mpande z'igihugu zose. Turabasuhuje cyane ab'iburasirazuba, turabasuhuje ab'iburengerazuba, turabasuhuje mu majyepfo n'amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, mu turere uko ari dutatu twose tuwugize. Turabasuhuje, ikaze kuri Hadi TV. Ubu tuje kugira ngo tuganire ku mikino. Igihari gikomeye ni ukurebera hamwe iyi fazare uko igenze. Harabura umukino umwe dutegereje kugira ngo turebe ibivamo, kugira ngo tumenye uko fazare irangiye. Ariko habayemo ibintu bidasanzwe, habayemo ibintu bikomeye, habayemo kwigaragaza ku ikipe bita Rayon Sport. Rwose abafana ba Rayon Sport tubakomeye amashyi gikundiro. Tubakomeye amashyi. Iyi ni ikipe iteye ubwoba muri iyi minsi turi kubona. Ukurikije amastatistike, ukurikije ibyabaye, fazari irangije itafite ikosa na rimwe. Mbega niyo ngo nta kosa, Rayon Sport nta kosa. Rero tugiye kubanza kurebera hamwe muri iyi minsi uko ibintu byari bihagaze. Dufite ikintu kimwe dushaka kubanza kubabwira. Iyi shampiyona yatweretse ikipe ya Kiyovu Sport iri hasi cyane, yatsindwaga kenshi, ndetse kuri uyu munsi niyo kipe ya nyuma ku rutonde rwa shampiyona. Ibi ngibi bigaragaza ko iyi shampiyona y'u Rwanda muri iki gihe irakomeye. Niyo ubirebera ku kuntu abantu barimo gutsinda, abakinnyi barimo gutsinda, amakipe arimo kwitwara. Ariko nk'uko nababwiye, hari ikipe idasanzwe, ikipe Rayon Sport gikundiro, Murera. Ngiye ku bwanjye ruhande nyikomeye amashyi rwose, babyumve ko bakomeye amashyi. Ndashaka kugira ngo tubanze turebere hamwe muri iyi shampiyona. Hari urutonde rw'agateganyo kugeza kuri uyu munsi, uko amakipe akurikirana. Dufite ikipe ya mbere Rayon Sport ifite amanota 36. Iyo turimo kuvuga aya manota ni kuri 42, ubwo yatakara amanota 6 gusa. Ikipe ya kabiri ni APR FC ifite 29. Ikipe ya gatatu ni AS Kigali ifite 26. Ikipe ya kane ni Polisi ifite 23. Rutsiro ifite 21, inganya na Gorira 21, zitandukanye n'ibitego zinjije. Gasogi ifite 20, ni ya karindwi. Iya munani ni Mukura Victory Sport ifite 18. Inganya n'Amagaju ya 9 ifite 18 nayo. Bitandukanye ku mwenda bitego zifite. Ko Amagaju afite umwenda bitego 5, Mukura ifite umwenda bitego 3. Bugesera ni ya 10 ifite amanota 16, ifite n'umwenda w'igitego kimwe. Na Musanze ni ya 11 ifite 16 nayo, ikagira n'umwenda w'ibitego 2. Marine nayo ni ya 12 ifite nayo 16, na amakipe atatanganye, ariko ifite umwenda w'ibitego 5. Etincelle ifite amanota 18, ifite amanota 18, ni ya 13. Iya 14 ni Muhazi United ifite 13. Vision ni ya 15 ifite amanota 12, inganya na Kiyovu Sport ariyo ya nyuma. Ariko nk'uko nabibabwiye, Kiyovu Sport muri iyi minsi rwose byaranze pe. Ariko muri phase retour bura tuzareba ikizakora. Bashobora kuba bagiye kugira ibyo bakora kugira ngo bazamure urwego. Vision rero yo yinjijwe cyangwa se ifite umwenda bitego 7, naho Kiyovu Sport ifite umwenda wa 12. So ibi byose biragaragaza ikintu kidasanzwe cyabaye muri iyi shampiyona. Ndagira ngo nkwereke akantu gato ukwiye kwitaho kugira ngo Rayon Sport ubone ko muri iki gihe yakoze ibintu bidasanzwe. Muri iki gihe ubone ko ari ikipe yakoze ibintu bikomeye cyane. Ni ikipe iri ku rwego rwo hejuru utabasha kubona uko ubivuga. Ni ikipe iri ku rwego rwo hejuru ku buryo nshaka kubigeranya muri ubu buryo kugira ngo ubyumve. Nshaka kugira ngo nkore akageranyo gatoya keza mpereye ku ikipe ya kabiri ariyo APR FC. Dusanzwe tuyizi ko ari ikipe ikomeye cyane kandi ari mukeba wa Rayon Sport. Match yabahuje, ubwo ngiye kugenda ngereranya buri match yagiye ihuza Rayon Sport n'andi makipe uko akurikirana
kugira ngo twumve tuvanemo ikintu gikomeye. APR FC na Rayon Sport byabaye ubusa ku busa. Vuga ngo Rayon Sport ntiyatsinzwe, ahangaho nta n'igitego cyagiyemo. Rayon Sport yatsinze AS Kigali ubu ngubu ya gatatu ibitego 3-1. Rayon Sport yatsinze Polisi ya kane ibitego 2-0. Rayon Sport yatsinze Rutsiro ya gatanu igitego 1-0. Rayon Sport yatsinze Gorira ibitego 2-0. Rayon Sport yatsinze Gasogi ya karindwi igitego 1-0. Rayon Sport kuri Mukuraho ntago barakina, ubwo aracyarimo match dutegereje kureba, turaza kuyivugaho gatoya. Rayon Sport yanganyije n'Amagaju 2-2. Rayon Sport yatsinze Bugesera 2-0. Rayon Sport yatsinze Musanze ya 11 1-0. Yongera inganya na Marine ya 12 2-0. Sorry, ntago ari 2-0. 13 Etincelle Rayon Sport yatsinze igitego 1-0. 14 Muhazi United Rayon Sport yatsinze 2-1. Rayon Sport yatsinze Vision ya 15 ibitego 3-0. Noneho yatsinze Kiyovu Sport ibitego 4-0. Ibi bintu rero biratubwira iki? Ndashaka kugira ngo nkora kanalize gatoya kubw'ibingibi maze kubabwira by'imikino yagiye ihuza Rayon Sport n'andi makipe bihanganye. Uraza gusanga ari imikino 14 imaze gukina. Hari imikino itinjizwemo ibitego cyangwa se igitego na kimwe. Rayon Sport muri uyu mwaka ntabwo isanzwe. Imikino 11 mu mikino 14 ntabwo yigeze yinjizwa igitego na kimwe. Cyo bita clean sheet. Yakoze clean sheet imikino 11. Umukino yahuyemo na Gasogi ntigeze itsindwa. Umukino yahuyemo na Gorira nta gitego cyinjiyemo. Umukino yahuye na Rutsiro nta gitego cyinjiyemo. Umukino yahuye na Polisi nta gitego cyinjiyemo. Umukino yahuye na APR nta gitego cyinjiyemo. Umukino yahuyemo na Bugesera nta gitego cyinjiyemo. Umukino yahuye na Musanze nta gitego cyinjiyemo. Umukino yahuye na Marine nta gitego cyagezemo. Umukino yahuye na Etincelle naho nuko nta cyagiyemo. Umukino yahuye na Vision nta cyagiyemo. Umukino yahuye na Kiyovu nta cyagiyemo. Imikino 11 yose Rayon Sport ikora clean sheet. Bravo ku muzamu wa Rayon Sport, yakoze ibintu bidasanzwe. Rayon Sport yinjijwe ibitego 4 gusa. Ibitego 4 gusa. Rayon Sport ntabwo isanzwe n'ukuri. Ibitego 4 byonyine. Ibi bitego nabyo bibirebye usanga ari AS Kigali yatsinzemo kimwe, usanga ari Amagaju yatsinzemo 2, ugasanga ari na Muhazi United yatsinzemo kimwe. Izo nizo kipe zonyine zabashije kura mu izamu rya Rayon Sport. Ikipe nta gisanzwe rwose. Iyi kipe yurebye ibyo bitego byose yinjije ibitego 24. Ubwo byibuze ukurikiye urumva ko yizigamye ibitego 20. Ushobora kureba ukavuga ngo ese Rayon Sport mu minsi ishize twajyaga tubona ifite ibibazo byinshi, itsindwa bya hato na hato, itakaza uko ibonye, itari consistent. Ni iki kirimo gutuma iba consistent cyangwa se iri kugumishaho cyangwa se guhamyaho? Nicyo kinyarwanda cyiza, guhamyaho, ntiveho igatsinda, ikongera igatsinda, neje ikongera igatsinda. Yatangiye ingana imikino yayo ya mbere 2. Turavuga ngo Rayon Sport n'ibyayindi byayo ije nabi, ariko imikino yindi yaje yagiye yitsinda. Iyi Rayon Sport ntabwo isanzwe. Hari ibintu ushobora kureba ugahita ubihuza n'izi nsinzi zihoraho. Rayon Sport yirebye squad yayo imeze neza, ifite squad nini kandi squad y'abakinnyi bose bashoboye. Buri umwe iyo agiyemo akora itandukaniro.
nta mukinnyi ujyamo ngo ubone yuko ajegajega. Bafite ekipe nziza yubatse neza kandi ihuza umukino. Icya kabiri, umutoza Robertinho ni umutoza udasanzwe w'umuhanga. Turabyibuka ko yigeze n'ubundi gutwara igikombe na Rayon Sport. Ni umutoza ufata abakinnyi akabashyira muri mudu yo kumva yuko bari mu muryango. Niwe ufite ukuntu yubatse Rayon Sport, atuma igira guhuza, atuma igira imbaraga, atuma yumva nyine. Nawe uzayitegereza urebe ukurikije n'uko yari imeze mu gihe cyashize atari uyitoza, wongere witegereze n'igihe yayitozaga, mubyibuke neza. Atwara igikombe nabwo yarakoze, biragaragara ko yakoze. N'uyu mwaka rero niko birimo kugenda. Umutoza mwiza uzi gutegura dressing room, uzi gutegura imitwe y'abakinnyi, uzi gutegura ibintu neza. Bravo kuri Robertinho rwose, akazi yakoze karahambaye kandi karakomeye kuko yakoze ibintu by'ibitangaza. Ikindi kintu kidasanzwe aricyo cya gatatu nshaka no gusorezaho. Simvuga n'ibindi bintu byinshi, nawe ushatse wavuga n'ibindi, ariko ndavuga ngo Rayon Sport imaze kugira ubuyobozi bufite imbaraga. Nyuma yo kwihuza kw'abahoze ari abayobozi ba Rayon Sport, uyu munsi bakaba bakorera hamwe nka team. Rayon Sport irakomeye, Rayon Sport ifite imbaraga, Rayon Sport irishyura, Rayon Sport nta madeni nayifite irimo iragenda yishyura. Rayon Sport ibibazo byaragabanyutse ku rwego rwo ubona ko isigaye ifite imbaraga. Iyi kipe rero, iyi timu y'abantu bayobora Rayon Sport, nabo tubakomeye amashyi rwose. Ni ikipe idasanzwe, ni timu idasanzwe. Turabashimiye abayobozi ba Rayon Sport. Ndashaka kuvuga gato ku mukino wa Mukura kugira ngo ahari tuze gusorezaho. Umukino wa Mukura na Rayon Sport niwo mukino utegerejwe. Wakibaza ngo ese Mukura niyitegerejwe ho kuzahangana na Rayon Sport ikayihagarika, igahagarika umuvuduko wayo, noneho ikayitsinda? Reka tubitega amaso. Tubitega amaso kubera ko Rayon Sport turimo kubona hano, Rayon Sport turimo kubona ifite imbaraga zidasanzwe gutya. Ntabwo twizeye ko Mukura ifite amanota 18 iri ku mwanya wa 8 ariyo twiteguye ko izahagarika imbaraga za Rayon Sport. Birashoboka ariko biragoye. Ni nko kwa kundi ko gufata umwana ukamubwira ati ngaho urira kino giti ugere mu mashami, kandi ubwe no gutambuka bigoye. Rero reka tuyitegereze kuri uyu mukino wo ku ya 11 azari ku wa gatandatu, turebe ikizaba. Ni umukino uzaba saa 11 hara kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Ndabararikira kugira ngo muzabe muri yo, muzajya gukurikira iyo match, mwirebera ibirori bya ruhago, turebe ese Mukura ubwayo, Mukura dusanzwe tuzi, yabasha guhagarika imbaraga za Rayon Sport. Iyo tugiye mu mikino yashize, Rayon Sport ikunda gutsinda Mukura, ariko hari igihe na Mukura ijya rwose ikora ibintu ukabona irabikoze, ukabona ihagaritse imbaraga za Rayon Sport. Ese kuri uyu mukino wa nyuma wa Fazare dutege Mukura Rayon Sport turebe ko izayivana amanota 3? Ariko ntibyoroshye, ntabwo byoroshye kubona Mukura yavanye amanota kuri Rayon Sport, tukanira tuvuze ngo none Rayon Sport irahagamye, irahagaze ku mukino wa nyuma wa Fazare. Gusa igihari cyo ni kimwe, nuko niyo yatsindwa uyu mukino n'ubundi Fazare izarangira ariyo ya mbere, kubera ko APR ya kabiri n'ubundi iyirusha amanota agera muri 7. Bivuga ngo niyo yatsindwa yakomeza ikayirusha amanota agera muri 4. Rero numvaga nshaka kugira ngo babwire kuri icyo kintu, babwire ku ikipe itari guhagarikwa. Ni nka ya nuzo bavuga ngo izicwa nande. Kera ari igitabo bagiraga mu Kinyarwanda bavuga ngo izicwa nande. Rayon Sport izahagarikwa nande? Ninde uzayitsinda? Ninde uzayivana ku mwanya wa mbere? Rero reka tubitega amaso, dukomeze kureba aho bizagarukira. Rero iyi ngiyi nkuko nabivuze dutangira, ni Hard 250 TV. Ngiye nari imfura Dieudonné Marshal. Muzajya mukunda kunkurikira cyane mu biganiro bitandukanye by'imikino n'ibindi bitandukanye, birimo ibiganiro by'ubwenge, by'ubuzima, by'imibereho, buri kimwe cyose. Rero mukore subscribe kugira dukomeze kubana kandi dukurikire ibiganiro bitandukanye nzagenda mbazanira. Analyse z'ubwenge mu buryo butandukanye, imikino dukorane rwose, imikino tuyisesengure tuyishyire ku rundi rwego.
murakoze cyane rero, turi kumwe, ciao ciao.